museke igitondo gitangaje hariyo amakamba meza ayo tuzambikwa Kristo yateguriye abamutegereje bihanganye tuzateranirayo tuzahurirayo kuri rwa ruzi tuzateranirayo mu museke igitondo gitangaje byukiranuka ibihe byose nuko wabizira Yesu yasezeranye kwazaguha ikamba ry'ubugingo tuzateranirayo tuzahurirayo kuri rwa ruzi tuzateranirayo mu museke igitondo gitangaje Sabato nziza reka abantu banyereke ko muri kunyumva ushobora kwandika muri chat nkamenya ko muri kunyumva wenda amajwi yanjye ari gusohoka neza kugira ngo umunsi w'umunezero yego reka tubahe ikaze muri iyi sabato tubahe ikaze muri uyu munsi w'umunezero aho tugiye gutangira isabato ni iby'igiciro ko turi kumwe n'abantu mbona bagera ku 19 ariko nta gushidikanya harimo abagiye bateraniye hamwe abari imiryango igiye ahantu hatandukanye Imana ikomeze kubaha umugisha reka aho muduteraniye mu miryango yacu twifurizanye isabato nziza kandi duhane ikaze muri iyi gahunda gahunda rero tugiye gutangira cyangwa se gahunda yo gutangira isabato turaza kubana nanjye uraburi muri gahunda nziyoboye turaza kubana none turi kumwe n'umwigisha wacu Imana yadutumyeho ari we Elda Hategekimana Aimable ari we uri butugezeho ijambo ry'Imana ariko mbere yaho turaza no kugira kubana mu ndirimbo ijyanye n'icyigisho umwigisha yateguye indirimbo ya Messengers yo kuri Eglise Francophone mu ndirimbo yabo yitwa Nyigiza hafi niyo turaza kubana nabo ubwo rero niyo gahunda tugiye gukurikiza nkuko bisanzwe turaza gusaba abantu kugira ngo uraza kuba atari kuvuga mikoro ibifunze nkuko twabikoze ndetse na video ndetse duhana ikaze n'abantu turi kumwe kuri Facebook kuko nubwo bamwe turi kumwe kuri Zoom ariko nta gushidikanya hari abantu bari kudukurikira kuri Facebook yacu ubwo nabo tubahaye ikaze kandi turabishimiye uko baza nabo kudusangiza ibitekerezo byabo bashobora kugira ikibazo bashobora barakoresha comment ya Facebook bandike dufite umuntu uraza gukurikirana kugira ngo umenye izo comment zabo nimba n'ikibazo kugira ngo tuze kubasha kubikurikirana bityo rero tubahaye ikaze kandi tubifurije kugira ngo mukomeje kuryoherwa n'isabato tugiye gutangiza gahunda yacu n'indirimbo ya 212 turaza kubasaba aho muri mu miryango yanyu turaza kubasaba kugira ngo mufate ibitabo ntimuze gushyiraho mikoro mwaririmbiraho muri turaza kuyicuranga ariko mufate ibitabo indirimbo ya 212 turaza kuririmba mbu wawe mwami turaza kwifatanya kandi n'abadafite ibitabo turaza kuyiprojectinga kugira ngo abantu bayibone mwese tubifurije isabato nziza kandi n'abashyitsi duteranye ntabwo wenda nareba ngo mpite mbamenya baba bari kuri Zoom baba bari kuri Facebook namwe tubahaye ikaze muri gahunda y'itorero rya Zindiro Uwiteka akomeze kubishimira reka rero dufatanye muri indirimbo ya 212 aho turi mu miryango yacu tuze dufatanye muri iyi ndirimbo noneho nitumara kuyisoza turaza kugira isengesho indirimbo ni ya 212 reka ndebe ko nayishyiraho
noneho kuba turi kumwe dufatanye kugira ngo tuyiririmbe. Reka rero aho duteraniye twicishe bugufi maze dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turagushimye ko wabanye natwe mu minsi yose iherereye inyuma y'ubugingo bwacu, waraturinze, waratuyoboye, nta gushidikanya twabanye nawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye kuduha amahirwe kugira ngo twongere gutangira isabato, si uko hari icyo turusha abatageze aya mahirwe, ahubwo ni uko twongera amahirwe kugira ngo twihane. Turakwinginze kugira ngo turi imbere yawe utugaburire, utweze, udutunganye, kandi ikiruta byose Mwami Imana uduhe kukwitegura. Dusabiye umwigisha tugiye kubana kugira ngo umuhe umugisha wawe, turakwinginze kugira ngo ntavuge kubwe ahubwo avuga ayobowe n'imbaraga yawe. Dusabiye n'abaririmbyi mu ndirimbo turi buze kumva, nubwo twaba tutari kumwe hano, aho bari hose turakwinginze kugira ngo ubahe umugisha wawe, kandi ikiruta byose twese dukomeze kukugiraho umugisha. Ubuntu, amahoro utanga bikomeze bibane natwe n'abashyitsi twateranye, haba turi kumwe kuri Zoom, haba abari kuri Facebook, twese ukomeze kuduha umugisha wawe, tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane rero, nk'uko twabibabwiye tugiye kumva indirimbo irabanziriza umwigisha wacu, nk'uko umwigisha yifuje bitewe n'icyigisho. Ni indirimbo yitwa Nyigiza hafi ya Messengers, korali ibarizwa kuri Eglise Francophone de Kigali. Kubera network ntabwo turaza gushyiraho amashusho, turaza gukurikirana amajwi, ariko dushyizeho amashusho bishobora gutuma bamwe batabasha gukurikirana neza. Reka rero tutegere amatwi iyo ndirimbo. Ndetse n'indigataha nikumbura amahoro mu mutima wanjye, mbiterwa
n'ibyaha byanjye mwamije imbere yawe ngunyakire nicishije bugufi ushobora kubayeho nta byiringiro ufite agahinda kagusaze mu mutima ariko hari inama iruta izindi zose sanga Yesu mazurangururuti igiza hafi yawe niwo ushobora byose urupfu ntacyo rwaba rukintwaye n'uwawe mwami ndi kumwe nawe mukiza ndanyuzwe kubaho nta mufite nta buzima mwami nacyandutira kubawe nishimiye gucika ku byaha mwami zanye umutima umenetse uwese byiteka nyigiza hafi yawe niwo ushobora byose urupfu ntacyo rwaba rukintwaye n'uwawe mwami ndi kumwe nawe mukiza ndanyuzwe urupfu ntacyo rwaba rukintwaye n'uwawe mwami ndi kumwe nawe mukiza ndanyuzwe murakoze cyane ndumva wenda amajwi indirimbo twabashije kuyumva nyigiza hafi ya Messengers ushobora kwenda wagize ikibazo ntubashe kuyumva kubera network cyangwa icyo ariko ni indirimbo nziza cyane reka rero duhe ikaze umwigisha wacu Aimable
aze noneho atugezeho ijambo ry'Imana nk'uko yariteguye. Aimable, tubahaye ikaze kugira ngo mutugezeho ijambo mwaduteguriye. Reka muri uyu mugoroba wo gutangira isabato dushima Imana yacu yaturinze tukaba tugihumeka mwuka bazima. Imana nihabwa icyubahiro. Ni iby'igikundiro kandi nibyo gushimira Imana cyane kuba tugihumeka kugeza amagingo aya. Hari benshi batakiriho tutarusha gukiranuka, tutarusha ubwiza, ariko kubwo umwanya nk'uyu nguyu dutijwe kugira ngo tube tugihumeka twigane ijambo ry'Imana, ni ukuri reka dufatanyirize hamwe dushima Imana yacu. Imana yacu nihimbazwe. Reka kandi dushima Imana ko no mu bihe bigoye Imana igenda itanga inzira, tugakoresha uburyo bushoboka bwose, tugakoresha ikoranabuhanga tukabasha kwiga. Nabyo ni urukundo rw'Imana kuba yaratanze ubwenge, tukaba turi kubona umusaruro w'ubwenge Imana yahaye mwene muntu, turi gukoresha ikoranabuhanga nk'iri ngiri. Turabishimira Imana cyane. Imana nihabwa icyubahiro. Tunejwe no kubana n'abashyitsi bari kumwe natwe, kandi atekereza ko barongera kandi mukomeze mubane natwe muri amasaha yera dutangiye. Tuzakomeze tubane. Imana izakomeze duhana umugisha. Muri umugoroba rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko itubwira ngo kugarurirwa ishusho yazimiye ku bw'icyaha. Kugarurirwa ishusho yazimiye ku bw'icyaha. Mu buzima busanzwe dusanga akenshi iyo ababyeyi bita, ari igihe usanga bita umwana, hari abana bitwa ba Uwase, hari amazina usanga abana baritirwa ababyeyi babo. Akenshi hari n'abana ureba ugasanga umwana asa n'umubyeyi we, asa na mama we cyangwa se asa na se, ndetse n'uwo mwana bikamushimisha cyane. Ugasanga wa mwana bamwise ngo yitwa Uwase kuko babonye asa na se cyangwa se babonye asa na nyina. Tugiye kureba ese twebwe noneho twasaga dute? Imana iturema twasaga dute? Ishusho twari dufite yari iyihe? Nicyo tugiye kuberaho tureba. Noneho tuze kureba uburyo ishusho twari twarahawe, uburyo yatakaye bitewe n'icyaha cyageze muri isi yacu. Ngira ngo hari turi kumvikana. Reka duhera mu gitabo cy'Itangiriro, tubumbure Bibiliya zacu, turebe, tugiye kureba ese umuntu aremwa yaremwe ku ishusho imeze gute, turebe uburyo Imana yaturemye, turebe agaciro dufite kuri iyi si. Hari igihe umuntu usanga asa n'umuntu runaka akabyirata, ndetse kubaho mu buzima bumeze nka wa muntu w'icyamamare, agatangira kwambara nkawe. Ariko reka dufatanyirize hamwe turebe uburyo twahawe agaciro mu iremwa ryacu. Reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere, uhere ku murongo wa mbere turahasanga amateka y'irema, ariko ndifuza gusoma ku murongo wa 20. Ku murongo wa 20 igice cya mbere Itangiriro, hari amagambo Imana yavuze ubwayo. Imana imaze kurema buri kintu cyose kandi ibona ko ari cyiza. Imana yateruye amagambo iravuga ngo, Imana iravuga iti tureme umuntu. Tugiye kureba noneho uyu muntu wari ugiye kuremwa, ese ishusho yari afite yari imeze gute? Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Imana nihabwa icyubahiro. Aya magambo kino cyigisho ngisoma cyaranshimishije cyane. Imana yo ubwayo iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Hepfo Imana irakomeza iravuga ngo batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisigo byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, umugabo n'umugore niko Imana yabaremye. Imana nihabwa icyubahiro. Iri somo riratwereka uburyo twaremwe, ishusho y'Imana twaremanywe. Imana yo ubwayo iravuga ngo reka tureme umuntu, ariko uyu muntu aba afite ishusho yacu ndetse ase natwe. Turaba agaciro cyane kuba Imana yararemye maze ikarema ababyeyi bacu ba mbere, maze ikabaha ishusho yayo. Adamu na Eva niko bari basaga n'umuremyi wabo.
turaza kureba mu buryo busobanutse neza mu buryo busobanutse uburyo Imana yari yaraturemye ikaduha ishusho yayo. Muri iki cyigisho turaza gusobanukirwa uburyo turaba agaciro, uburyo Imana yaturemye. Hano rero tubonye isomo ritwereka uburyo twaremwe. Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, turaba agaciro. Burya uretse iki cyaha cyaje muri isi kikatwangiriza, ariko Imana yaraturemye kugira ngo duse nayo kandi iduha n'ubutware. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Iyi shusho Imana yaturemanye rero, umwanzi Satani yaraje araza aratwangiriza. Icyaha kimaze kwinjira, ntabwo ishusho yakomeje kugaragara kuri mwene muntu, kuko icyaha kimara kwinjira ishusho y'umuntu yararemanywe yagiye yangirika cyane. Ndagira ngo nifashe igitabo cy'uburezi ku bantu wenda bagifite, barambura tugafatanya igitabo cy'uburezi, turebe, dukomeze dusesengure, turebe ese umuntu yaremwe mu yihe shusho. Turebe ishusho Imana yahaye umuntu ikimurema. Ndasoma kuri paje yaho ya 20. Hari utwamagambo uvuga ngo ishuri ryo muri Edeni, ariko ndasoma hasi hari agaparagrafe ka 2 kavuga ngo kubera ko baremewe kuba ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo. Ubu ni ababyeyi bacu ba mbere, Adamu na Eva, ngo kubera ko baremewe kuba ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo. Ngaka agaciro twari twarahawe. Imana irema umuntu, yamuremye kugira ngo agire ishusho yayo, ase nayo. Mbega ibintu by'agaciro. Niba kuri iyi si dusa n'abastari bari kuri iyi si, cyangwa se tugasa n'abantu bakomeye, umuntu akabyirata, ugatangira kubaho nk'uko abaho, ugatangira kuvuga nk'uko avuga, ndetse ukambara nk'uko yambara, kuko bagenda bakubwira ngo usa na runaka w'icyamamare. Twebwe noneho turarenze, kuko twe twararemwe dusa n'Imana, ku ishusho y'Imana, kuko twari twararemwe duhabwa ishusho y'Imana yacu. Adamu na Eva bari barahawe umurage cyangwa se impano yagombaga kubageza ku rwego ruhanitse, bari barateganyirijwe kugeraho. Hasi hari amagambo yanshimishije cyane ngo bari bateye neza. Imana ntihabwa icyubahiro. Imana yari yabaremye rwose ibitondeye. Bari bateye neza, bafite ubwiza, uburanga n'igikundiro. Bari bafite mu maso harabagirana, kandi hafite ishusho igaragaza ubuzima buzira umuze, ndetse harangwa umucyo w'ibyishimo n'ibyiringiro. Uko bagaragaraga inyuma basaga n'umuremyi wabo. Imana ntihabwa icyubahiro. Amagambo meza cyane. Uko bagaragaraga inyuma, uretse ibyari bibagize, tubonye yuko barangwaga n'ibyishimo, bari bafite igikundiro, ariko noneho ngo n'inyuma yabo, uko bagaragaraga, appearance inyuma yabo, inyuma ku mubiri bagaragaraga basa n'umuremyi wabo. Nguko uko twahawe agaciro mu babyeyi bacu ba mbere. Imana ikabarema, ikabaha ishusho yayo. Mwibuke yuko ibintu byose Imana yagiye ibirema ikoresheje ijambo ryayo, ariko igeze kuri Adamu, Imana yaciye bugufi mu cyubahiro cyayo. Imana ikoresha ibiganza byayo, maze irabumbabumba, ifata igihe ibumba umuntu. Irangije ikintu cyakinezeza cyane, Imana ngo ica bugufi ihuza amazuru yayo n'amazuru ya Adamu. Mbega agaciro twahawe, maze ngo imuhumekera umwuka w'ubugingo. Ntabwo ari ibyo yakoze gusa, ahubwo Imana imuha gusa nayo. Ari inyuma, imuha ibyishimo, imuha amahoro. Adamu yari afite buri kimwe cyose kigaragaza ubwiza bw'Imana. Ariko Satani ntabwo byamunejeje, kuko ibyo ngibyo byatumye acura umugambi mubi cyane, maze araza binyuze mu gishuko umubyeyi wacu Eva yaguyemo, maze Satani abasha gushuka ababyeyi bacu ba mbere bakora icyaha. Bamaze gukora icyaha rero, iyi shusho y'Imana yacu ntabwo bayikomeje ngo bayigire, ahubwo ibintu byose byarangiritse muri Edeni. Uhereye ku biti, ibimera, inyamaswa zari zirimo zabanezezaga, ibintu byose byarahindutse cyane. Ndetse ntago ngo ibiti ngo amababi y'ibiti ntago yagwaga, ariko ngo bamara gukora icyaha ngo babonye ibiti, amababi y'ibiti atangira kugwa. Ndetse ngo itungo rya mbere ryapfuye ni intama. Ubwo bari bambaye ibicocero, biremeye ibicocero mu bibabi,
ngo Imana, reka dushime n'Imana ko yafashe iya mbere ikaza intama igapfa, maze Imana ikabaremera umwenda w'uruhu ikabambika. Icyo gikorwa Imana yakoze nacyo kirimo icyigisho gikomeye, ko hari ibyiringiro ko umukiza yagombaga kuza agapfira muri iyi si, akaba igitambo kuri twese kugira ngo atugarurire ishusho Imana yaraduhaye, yongera dusubize ubuzima, yongera dusubize ishusho Imana yaraduhaye. Reka dushime ko Imana muri icyo gikorwa yakoze, Imana yongeye kuduha ibyiringiro, maze ikongera ikagaragaza yuko izongera kugarura ishusho umuntu yatakaje binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari. Hari isomo nshaka gusoma mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma igice cyaho cya 3, turebe uburyo icyaha cyangirije imibereho yacu. Umuntu amara gucumura muri Edeni, ibintu byarahindutse. Umuntu avanwa muri Edeni mu ngobyi nziza yabagamo, aho yaranezerewe asabana n'Imana umunsi ku wundi, abamarayika babana nawe. Ntabwo ariko byakomeje, umuntu yataye ishusho y'Imana ye yarahawe. Reka turebe mu Baroma, isomo dusanzwe dusoma abenshi turarizi. Abaroma 3 turasoma ku murongo waho wa 23. Abaroma 3 ku murongo waho wa 23 hari amagambo avuga ngo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mbabarire, kuko icyaha cyaje mu isi, abantu ubwiza bw'Imana twarabutakaje. Ubwiza bw'Imana buratakara, icyaha kiraza kiba nk'ikimungu, kiba nka kanseri yo mu magufa, maze ubwiza bw'Imana buragenda buratakara kuri mwene muntu. Ariko reka dushime Imana ko itarebeye, ahubwo yafashe iya mbere igareba uburyo yacungura umuntu kugira ngo igarure ishusho umuntu yaratakaje. Ishusho umuntu yaremanywe Imana maze binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari, umuntu akongera agahabwa ibyiringiro ko azongera kubaho asa n'Imana. Hari ingaruka nyinshi tuzi ndetse dusoma muri Bibiliya zatewe n'icyaha muri si yacu. Duhere ku babyeyi bacu ba mbere bavanywe muri Edeni, umurima mwiza, ahantu biberaga bari mu mahoro basabana n'umuremyi wabo, baje gukurwamo bava muri Edeni. Ikindi tubona, umuntu yatandukanijwe n'Imana, umuntu yatangiye kugira umubabaro. Icyaha cyazanye urupfu. Urupfu ni ikintu gikomeye cyane tugeraho twese, yaba umukristo, yaba umupagani, yaba utubaha Imana cyangwa uyubaha, urupfu rutugeraho. Ndetse igitangaje nuko ababyeyi bacu ba mbere aribo batangiye kubona ingaruka z'icyaha. Babona abana babo baricanye, Kayini yica Abeli. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, batangiye kubona ingaruka z'icyaha. Ariko ntabwo ari aho icyaha cyagarukiye, ahubwo icyaha cyatumye isi ya mbere irimbuzwa n'umwuzure. Ku bwa Nowa, isi yarimbujwe n'umwuzure. Ndetse ikintu gikomeye cyane, icyaha cyatumye Yesu aza, ava mu ijuru, asiga ikuzo n'icyubahiro, aza muri iyi si, abaho nk'uko tubaho, arababazwa ndetse apfira ku musaraba. Icyaha cyatumye Sodomo na Gomora nayo irimburwa. Ndetse icyaha cyatumye Abisirayeli benshi barimbukira mu butayu. Kibi cyane. Icyaha ni kibi cyane, cyatumye Yesu apfira ku musaraba w'Ikaruvari, umukiza w'ijuru n'isi, akaza agapfira ku musaraba. Icyaha ni kibi cyane, cyatumye dutakaza ishusho Imana yaturemanye. Ni ukuri kirababaje kandi kiraduhangayikishije, ariko reka dushime Imana ko yatanze igisubizo binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari. Yesu Kristo akaba yaraje agatanga umuti w'icyaha. Kumwiringira wese tukaba dufite ibyiringiro ko bidatinze Yesu agiye kuza akatuvana muri iyi si, isi yatwababariwemo, isi tuburiramo abacu, isi icyaha cyatubabaje cyane. Iyi si tukayivanwamo, tukongera tukambara ubwiza Imana yaratugeneye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hari amagambo nanone nshaka gusoma ari mu gitabo cy'uburezi, turasoma kuri page yaho ya 18. Uburezi page ya 18, twumva ni magambo ahari. Twumve icyo Imana yateganyirije umuntu. Kuri page ya 18 mu gitabo cy'uburezi, hasi hari amagambo nifuza gusoma. Baravuze ngo, umugambi mwiza Imana ifitiye abana bayo urahanitse cyane,
kurusha igitekerezo gihanitse umwana w'umuntu ashobora kugira. Reka twumve uwo mugambi. Baratubwiye ngo umugambi Imana ifitiye abana bayo ngo urahanitse cyane. Mu yandi magambo uri ku rwego rwo hejuru cyane. Ese uwo mugambi ni uwuhe? Baravuze ngo uwo mugambi ni ugusa nayo. Imana ntihabwe icyubahiro. Imana irifuza ko dusa nayo. Nubwo icyaha cyatwangirije kikatubabaza, kigatuma duta ishusho Imana yaduhaye, ariko Imana idufitiye umugambi wo kuduhindura tugasa nayo. Barakomeje aravuga ngo gusa n'Imana niyo ntego tugomba guharanira kugeraho. Nubwo Imana ifite uwo mugambi, ifite iyo ntego, iyo objectif Imana irayifite muri gahunda yayo, ariko noneho natwe abana b'abantu Imana iradusaba kugira ngo natwe tubigire intego mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubigire intego gusa n'Imana yacu. Turaza kureba ese ni gute twasa n'Imana. Turaza kubireba mu masomo tumaze gusoma mu kanya, ariko reka dusabe kugira ngo umugambi Imana idufitiye wo gusa nayo y'ubwayi irawufite, ariko natwe reka dufate iya mbere kugira ngo ishusho twatakaje bitewe n'icyaha natwe tugire umugambi, tugire intego, tugambirire kugira ngo duse n'Imana yacu. Kandi Imana irabishoboye, yatanze umwana wayo i Karuvari. Imana irabishoboye, tuyemereye tukayishyira mu biganza. Imana ishobora rwose kuduhindura tugasa nayo. Nubwo icyaha cyatwangirije, ariko twabaho muri iyi si mu by'ukuri dufite ishusho y'Imana mu mibereho yacu ya buri munsi. Turaje tubirebe uko tugomba kubigeraho. Reka dushime Imana ko rero idufitiye umugambi wo kongera kubaka ishusho yayo muri twebwe. Imana y'ubwayo ngo irifuza ko dusa nayo. Ni ikibazo ahari nge nawe muri umugoroba wo nkurikiye twakwibaza, buri muntu wese akibaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ese ugambirira gusa n'Imana? Ese wemerera Imana kugira ngo yongere yubake ya shusho yayo yatakaye kubera icyaha, yongere yubake muri wowe gusa nayo? Ni ikintu tugomba kugambirira muri uyu mugoroba, twebwe abakiriho tugihumeka, maze tukongera tukagarurwa mu shusho y'Imana tugihumeka. Hari andi magambo ari kuri paji ya 15. Kino gitabo cy'uburezi ni igitabo cyiza cyane ku bagifite. Kuri paji ya 15 hari amagambo nasomye nanone nifuza kubasangiza. Kuri paji ya 15 hejuru hari amagambo avuga ngo igihe Adamu yavaga mu biganza by'Umuremyi yari yambaye ubwiza bw'Umuremyi we. Aya magambo tuyiteho cyane. Igihe Adamu yavaga mu biganza by'Umuremyi we. Mu yandi magambo, igihe Imana yaremaga Adamu, igihe Imana yari muri Edeni irema Adamu, ikimara kumurema yari yambaye ubwiza bw'Umuremyi we. Nguko Imana yari yaraturemye. Imana ntabwo yaturemye ngo duse n'ibindi byose yaremye, ahubwo Imana yaturemye kugira ngo duse nayo. Twumva aya magambo ari hasi. Ese Adamu yasaga n'Umuremyi we mu buhe buryo? Mwumva ibintu bitatu. Umuntu Adamu yasaga n'Imana, ibintu bitatu byari bimugize. Icya mbere, umuntu cyangwa se Adamu yasaga n'Imana ku mubiri. Mu by'umubiri Adamu yasaga n'Umuremyi we. Mu ntekerezo Adamu rwose yarahuje n'ubushake bw'Imana. Mbabariye no mu by'umwuka. Mu by'umwuka Adamu yasaga n'Umuremyi we. Ibyo bintu bitatu. Icya mbere, Adamu appearance, uburyo agaragara rwose yari afite igihagararo agaragaza yuko afite ishusho isa n'iy'Umuremyi we. Icya kabiri, intekerezo za Adamu zagaragaye yuko rwose ari connected cyangwa se afite ishusho y'Umuremyi we. Ikindi, mu by'umwuka yarahujwe rwose n'Imana. Ibintu bitatu rero yarabyujuje. Kandi ibintu bitatu binyuze muri wa mugambi Imana idufitiye yo gusa nayo, irifuza kongera kubyubaka muri buri muntu wese kugira ngo nubwo umubiri wacu wangiritse, ahari tukaba tutakiri ku gihagararo nk'icy'Adamu, ariko Imana hari ibintu bibiri by'ingenzi yifuza kutwubakamo. Irifuza ko intekerezo zacu tuziyegurira maze ikaziyobora, tukaba bazima mu ntekerezo, tukibwira iby'ijuru, tukibwira iby'urukundo rwayo. Imana yifuza kutwubaka mu ntekerezo kugira ngo tubashe gusa nayo. Icya kabiri, Imana yifuza kutwubaka mu by'umwuka. Imana yifuza yuko twubakwa mu by'umwuka, tukubakwa kuri yo kugira ngo tuyegurire maze dutungwe n'imibereho ishimisha Imana.
hepfo hari amagambo avuga ngo Imana irema ngo agire ishusho yayo. Ni amagambo twe twasomye, kandi byari umugambi wayo ko umuntu azajya arushaho kuramba, ari nako azajya arushaho kugaragaza rwose iyo shusho, akarushaho kugaragaraho ikuzo ry'umuremyi. Amagambo meza cyane. Hasi nimureba kuri iki gitabo, hasi kuri paji ya 15 hari amagambo ababaje cyane, ariko kubwo kutumvira ababyeyi bacu ba mbere bagaragaje, noneho icyaha cyaje muri iyi si. Reka twumve aya magambo umujakazi w'Imana yanditse, ngo ariko kubwo kutumvira ibi byose yarabinyazwe kubera icyaha, ishusho y'Imana yarangiritse kubera icyaha cyaje muri iyi si. Ababyeyi bacu ba mbere bakava muri Edeni, kuva igihe cyabo kugeza ubu ikiremwa muntu cyagiye gisigingira cyane, ndetse ingaruka z'icyaha zikagenda zigaragara. Kugeza ubu ngubu biragaragara yuko ngo ishusho y'Imana yangiritse cyane muri mwene muntu, kandi ijya guhanagurika burundu. Iyo turebye ibyo abantu bakora muri iki gihe, uburyo tubayeho, mu by'ukuri biragaragara ko ishusho y'Imana igiye guhanagurika mu mibereho ya mwene muntu. Ariko ngo ubushobozi bw'umubiri w'umuntu bwacitse intege. Reka mbabwire ko uburyo Adamu yari ateye ndetse n'abamukurikiyeho, urebye uburyo bagiye bakurikirana, ntabwo ariko tumeze ubu ngubu. Imbaraga z'umubiri zagiye zicika rwose, zagiye zishira. Kugeza ubu ngubu umuntu yagiye acika intege, ubushobozi mu mitekerereze bwaragabanutse, kandi imirebere ye mu by'umwuka irijima. Ibyo ni ibintu byose byagiye biterwa n'icyaha. Ngo nta kindi yari ategereje uretse urupfu. Imana yarabivuze cyane avuga ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Ibi rero byagombaga kubaho, ariko amagambo anejeje cyane nifuza ko mutegera amatwi. Amagambo tuvana mu byiringiro, nubwo ibyo byose yabayeho, umuntu akaba yangiritse, ndetse mu by'ukuri ishusho y'Imana ikaba igaragara ko igiye gusiba muri mwene muntu, ariko hari ibyiringiro yuko, ngo hano amagambo avuga ngo nyamara inyoko umuntu ntiyaretswe, nta byiringiro ihawe, kubera urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bitarondoreka. Inama yo gukiza umuntu yari yarateguwe, kandi igihe ngo ababarirwe umurimo wo gucungura, wo kugarurira umuntu ishusho y'umuntu ubutungane yari yaranyazwe, guteza imbere imikurire y'umubiri, intekerezo n'ubugingo bye, kugira ngo umugambi w'Imana mu kurema ubashe kugerwaho. Imana ntihabwe icyubahiro. Reka dushime Imana ko nubwo icyaha cyatwangirije, ariko Imana misiyo yayo iracyayikomeje, ndetse yarabitugaragarije itanga umwana wayo, iracyabikomeje. Rero iracyafite umugambi wo kongera kutureba bundi bushya, ikadusubiza ishusho yayo, ikadusubiza uko twagombaga kumera, binyuze mu kuduhindura imibereho yacu igasa nayo. Reka dushime Imana ko itazigera yemera ko abantu bayisunga, bayishakaho gukizwa, ntabwo bazigera babura gusa nayo. Imibiri yacu rero ngo izagira imikurire, kandi intekerezo zacu n'iby'umwuka bizarushaho kuba bihujwe n'Imana. Nituyemerera tukagira ubushake bwo kwiyegurira, Imana izakora umurimo wo kugenda igarura ishusho yayo muri twebwe. Icyaha cyatumye ishusho y'Imana muri twebwe itakara rwose, ariko ijambo ry'Imana ritwereka Imana iri muri misiyo, ntago yo yicaye, iri kureba uburyo yarushaho kugenda yeza imibereho yacu, kugira ngo umugambi wayo wo gusa nayo kwacu ubashe kugerwaho. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Dukeneye rero kwitanga burundu. Reka turebe amagambo ari mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, twumve icyo Ellen White yatubwiye. Inama duha ku mugabane wa mbere, turasoma ku cyigisho cya 6, ni agaparagrafe kagizwe n'imirongo 2 nshaka gusoma. Kuri paji ya 69 hari amagambo ahari, baravuze ngo umukiza wacu ashaka ibyo dufite byose, atwaka intekerezo zacu. Icyambere, umukiza wacu ashaka ibyo dutunze byose, ndetse ikiruta ibindi adushakaho arifuza ko tumuha intekerezo zacu.
ngo turutisha izindi kandi zitunganye cyane, n'urukundo rwacu ruboneye cyane kandi rwinshi cyane, niba turi abafatanyije na kamere y'Imana, guhimbazwa kwe kuzahora mu mitima yacu no ku minwa yacu. Iriro yacu yonyine ni ukumwiyegurira tutizigamye, tugahora dukurira mu buntu no mu kumenya ukuri. Imana nihabwa icyubahiro. Amagambo ari hasi noneho ngo kwezwa kuvugwa mu byanditswe byera. Tugiye kureba kwezwa gushingiye ku nkingi eshatu dukeneye kugira muri iki gihe, ndetse buri muntu wese akabisaba Imana kugira ngo Imana imushoboze abashe kubigeraho. Kwezwa kuvugwa mu byanditswe byera ni uko impagarike yacu yose ikaba yejejwe rwose. Abakubona bakubona rwose bakavuga bati uyu muntu yarejejwe. Abakureba imyambarire yawe, uko ubayeho, ukurya, ubuzima bwawe bwose, bakavuga bati uyu ni umwana w'Imana. Imana irifuza yuko impagarike yacu igaragara yuko turi abana bayo. Icya kabiri, ubugingo. Imana irifuza ko ubugingo bwacu buyigaragaza. Ndetse n'ikindi ngo umubiri wacu, imibiri yacu tuzi ko ari insengero za Mwuka Wera. Imana irifuza yuko imibiri yacu iyigaragaza, batubona bakabonamo ishusho y'Imana. Ngiki gitekerezo nyakuri cyo kwitanga burundu. Paulo asaba yuko itorero ry'Itesalonike yishimira uwo mugisha ukomeye. Yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Iri somo turaza kuribona. Paulo akangurira ab'Itesalonike ubu butumwa yababwiraga natwe buratura muri iki gihe cyose, muri gihe turimo. Paulo abwira ab'Itesalonike ababwira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'ubugingo n'imibiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo bw'umwami wacu Kristo azaza. Ubu butumwa Paulo yahaye ab'Itesalonike buracyari ubwacu, n'ubwacu. Twagombye gusaba kugira ngo natwe duharanire kwemerera Imana kugira ngo misiyo yayo cyangwa se intego yayo kugarura ishusho yayo yazimiye muri twebwe, Imana yongeye igarure muri twebwe. Reka tubeho nka Daniel. Njya nkunda Daniel cyane. Iyo usomye igitekerezo cya Daniel mu gice cya mbere ku murongo wa 8, Daniel ajyanwa ari umunyagano hamwe n'abagenzi be. Daniel ngo yagize kugambirira. Icyampa natwe muri uyu mugoroba tukagira kugambirira. Ibyo kurya by'ibwami ndetse aragambirira. Tugeze mu cyo kugambirira kureka Imana ikaba umugenga w'imibereho yacu. Tugeze mu gihe cyo kugambirira kwegurira Imana ibyo dufite byose, ari ubutunzi bwacu, ari impagarike yacu, ari intekerezo zacu, byose tukabyegurira Imana. Reka tugambirire muri uyu mugoroba kugira ngo Imana ize ifate icyicaro mu mibereho yacu, kugira ngo ishusho yayo yazimiye muri twebwe yongere igaragare muri mwene muntu, yongere iboneke mu mibereho yacu. Reka tugambire nka Daniel, maze buri muntu wese abigira intego muri uyu mugoroba. Dusoza icyigisho cyacu, Yesu reka dushime ko yatugize abe. Amagambo meza cyane nifuza gusoma mu rwambere rwa Petero igice cya 2, turebe agaciro dufite, turebe agaciro Imana yaduhaye. Mu rwambere rwa Petero igice cya 2 turebe amagambo ahari, turebe uburyo Yesu adufata cyangwa se uburyo Imana itubona. Igice cya 2 ndasoma ku murongo wa 1, urwambere rwa Petero, turebe ijambo ry'Imana ritubwira. Urwambere rwa Petero turasoma igice cya 2, turahera ku murongo waho wa 1. Hari amagambo atubwira ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera, nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose. Hano turagirwa inama kugira ngo tubashe kugera kuri ya shusho y'Imana. Imana idusaba kugira, Imana yifuza ko tugira. Hari ibyo tugomba kureka. Tugomba kureka igomwa ryose tukarireka, n'uburiganya n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza.
niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima. Imana ntihabwe icyubahiro. Hasi hari amagambo avuga ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Reka Yesu atubere ibuye rikomeza imfuruka. Reka Yesu tuteke umugira nk'amabuye. Akenshi mujya mubibona ahantu bari kubaka muri shantiye, hari amabuye bazana, amabuye manini, yaba ari manini kandi bashaka kugira ibuye bashyira mu mfuruka y'inzu bari kubaka, bakabanza barishyire kuri nivo bashaka, bakarihonda kugira ngo ribashe kubakwa, inzu rwose izamuke neza, niba ari fondasiyo igaragare neza. Yesu nawe arifuza kugira ngo ahindure imibereho yacu, aduhonda nk'ayo mabuye kugira ngo adushyire kuri nivo yifuza ko tubaho. Reka tube amabuye mazima muri uyu mugoroba kugira ngo Yesu adutunganye rwose, maze atwubake kandi atubere ibuye rikomeza imfuruka. Twubakwe nk'amabuye mazima. Abagize umuryango w'itorero, buri muntu wese abibuye rizima ryubakwa kurindi, buri muntu wese yubakwe kuri mugenzi we, tubeho mu mahoro tubanye neza kugira ngo Yesu adukomeze. Reka Yesu atubere ibuye rikomeza imfuruka. Amagambo ari hasi ku murongo wa 9 igice cya 2 rwa mbere rwa Petero, amagambo nkunda cyane nifuza kubasomera. Noneho reka turebe icyo Imana tugize cyo. Ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, Imana ntihabwe icyubahiro. Nubwo bimeze gutyo, nubwo twabonye ko ishusho ya mwene muntu yangijwe n'icyaha, ariko binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari, Yesu aratubwira binyuze muri iri somo, aratubwira ngo ariko mwebweho, twebweho, woweho, njyeweho, mwebweho mu bwoko bwatoranijwe. Twatoranijwe kugira ngo dukore iki? Ntabwo ari kugira ngo turangize misiyo yacu se tugere ku byo twifuza kugeraho, cyangwa se tugere ku ntego twifuza kugeraho muri ubuzima, mu by'ubuzima bitureba. Ubwo hari misiyo Imana yaduhaye. Twaratoranijwe kugira ngo tuba abatambyi b'ubwami. Imana ntihabwe icyubahiro. Tuba ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, yadukuye mu mwijima ikatugeza mu cyo wayo witangaza. Imana ntihabwe icyubahiro. Reka muri uyu mugoroba tumenye agaciro dufite. Nubwo icyaha cyangirije imibereho yacu, ishusho y'Imana ikangirika muri twebwe, ariko Yesu yaraje apfira ku musaraba kugira ngo yongere agarure ishusho y'Imana muri twebwe, ndetse atubwiye agaciro dufite ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Mbega agaciro dufite! Sinzi niba uburyo tubaho, imibereho yacu igaragaza yuko turi ubwoko bwatoranijwe. Tumenya misiyo twebwe dufite, yuko twatoranijwe nk'ishyanga ryera kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Niyo misiyo dufite. Igihe cyose uzajya ubona uramutse ugihumeka, igihe cyose uzajya ubona utashye amahoro, ujye wibaza icyo Imana yifuza kuyikorera. Nta kindi ni ukwibera ishyanga ryera, ni ukwamamaza ishimwe ryaguhamagaye kugira ngo Imana imenyekane mu bakuzengurutse. Hari amagambo ari mu gitabo cy'Ibyaduka, ngana ku musozo, Ibyaduka byo minsi y'imperuka, kuri page ya 43, agaparagrafe kavuga ngo, kuri page ya 43 hari agaparagrafe kavuga ngo Yesu asonze cyane ko ingeso ze zagaragarira mu itorero rye, muge imico ya Kristo izagaragara mu bwoko bwe mu buryo bwuzuye, nibwo azaza kugira ngo ahamye ko arabe. Imana ntihabwe icyubahiro. Yesu arifuza ko ingeso ze, uburyo tubayeho, bigaragara yuko turi abana bayo, turi abana b'Imana. Arifuza ko ingeso ze zigaragara mu mibereho yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Arifuza ko uburyo tubayeho bigaragara ko rwose turi abana be. Icyama muri uyu mugoroba, nge nawe tugaharanira kugira intego yo guharanira kongera kugira ishusho y'Imana muri twebwe. Imana yo irahari kandi iri mu murongo wayo, iri muri gahunda yayo yo kongera kurema, yongera dusubize mu ishusho yayo. Ikibazo nakwibaza nawe wakwibaza muri umugoroba,
ese ahari twebwe twemerera Imana kugira ngo yongere ireme cyangwa se igarure ishusho yayo muri twebwe? Birashoboka cyane ko Imana yabikora tuyemereye, ariko nahanjye nawe kugira ngo dufate iya mbere twemerera Imana kugira ngo idukoremo uwo murimo, igarure ishusho yayo muri twebwe. Isomo risoza ngiye gusoma ni mu gitabo cy'ubwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 ku murongo wa 23. Twarikomojeho mu kanya mu magambo Paulo yandikiye Abitesalonike. Reka noneho twumve isomo ku murongo wa 23. Paulo aravuga ngo yandikira Abitesalonike, ariko muri umugoroba aya magambo aratureba twebwe duhuriye kuri urubuga, aratureba. Reka twumve uburyo atubwira. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu, tugiye kureba noneho impagarike yacu yose, kandi mwebwe ubwanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana nihabwe icyubahiro. Reka muri uwo mugoroba dusaba Imana kugira ngo Imana y'amahoro itweze rwose, kandi irabishaka. Ahubwo reka tuyemerere maze dukore muri uwo murimo, uwo murimo wayo ukorerwe muri twebwe. Irifuza kutweza. Imana y'amahoro iteze ibiganza, irifuza kutweza. Reka tuyegure imibereho yacu maze tweze, iduhindure bashya. Imibereho yacu igaragaze yuko twamenye Imana, uburyo tubaho, ubuzima bwacu uko Imana twayiyeguriye. Maze nubwo tukiri kuri iyi isi irimo icyaha, isi igaragaza yuko iri kugenda igana ku musozo wayo, dushobora kubana n'Imana kandi tukagaragaza yuko twamaze kuyemera. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bukaba icyigisho ku batuzengurutse, maze Imana igakomeza igahabwa icyubahiro mu mibereho yacu. Imana y'amahoro itweze rwose muri umugoroba. Iryo niryo sengesho nasabira buri muntu wese, kugira ngo Imana imugenderere, kugira ngo Imana imugarure mu ishusho yazimiye kubw'icyaha, yongere tureme bushya, umugambi wayo usorezwe muri twebwe. Reka ibyo byose, iryo sengesho turifatanyirize hamwe ryacu muri uwo mugoroba. Ibyo mbasabira nanjye nisabira ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane Aimable, Imana iguha umugisha kubw'icyigisho cyiza cyane, kuko birakwiye ko ishusho y'Imana ikwiye kugaruka mu mibereho yacu. Ibi bizashoboka gusa ari uko tweguriye Imana imibereho yacu, kandi duhisemo kugira ngo ibe ariyo ituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana iguha umugisha, Imana ihe umugisha buri wese wakurikiye icyigisho, Imana ihe umugisha buri wese ufashe umwanzuro wo kwemerera kugira ngo kuyoborwa n'Imana mu mibereho ye ya buri munsi. Turi kugana rero ku musozo. Mu kugira ngo dusoze gahunda yacu, turaza kuririmba indirimbo ya 222, aho duteraniye dufata ibitabo byacu tuyifungure, ivuga ngo mfasha ngo ndusheho kugukunda. Indirimbo tujya turimba kenshi tumaze gusenga, ariko turayirimba yose. Nituza kuyisoza turaza gusaba Bonaparte naza kuba ari hafi kugira ngo aze kudusengera. Namara kudusengera, nimba noneho hari n'amatangazo ahari, aze kuyatugezaho, ubundi tuze guhita dusezeranaho, batubwire n'izindi gahunda uko zaza gukurikirana. Ubwo rero reka aho duteraniye dufate ibitabo byacu. Ni indirimbo ya 222, mfasha ngo ndusheho kugukunda, niyo tugiye gukoresha. Nidusoza nk'uko tubivuze, Bonaparte aza kudufasha maze adusabire umugisha.
reka aho turi twese duce bugufi hanyuma dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu nyir'icyo yageranije, Mana y'ubuntu bwinshi, muri uyu mugoroba mwiza w'isabato turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda mu mpande zitari zimwe, aho twari turi muri ibi bice by'iki gihugu mu kazi katari kamwe, ukaba waraduhaye icyumweru cyiza cy'imirimo, none ukaba wongeye kuduha n'umunsi mwiza w'isabato kugira ngo turuhukiremo kandi twongereye gusabana nawe by'umwihariko, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye rero ko utwinjijemo wongera kuduhugura buryo ki wifuza yuko ishusho yawe yongera kugaruka, kongera kuyisubizwa, tukabaho imibereho ikunezeza, bityo wakwerekana tukazishimira kugusanganira. Tugushimiye iyo neza utugiriye, kandi tugushimiye iryo jambo riciye mu matwi yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mugaragu wawe wakoresheje umuha umugisha kandi umwongerera impano, ndetse twebwe nawe tubashe kumva rino jambo, uduhe kugira ngo turigenderemo, maze imibereho yacu ikomeze kurabagirana ubwiza bwa Yesu, maze niwerekana tuzishimire kugusanganira. Tuzirikanye Nyagasani muri uyu munsi ko hari abawijiyemo bafite ibibazo bitari bimwe, hari abagize akazi gakomeye karabaremerera, imibiri yabo ikaba itentebutse, turakwinjiza kugira ngo wongere imbaraga. Hari n'abahuye n'ibibazo by'uburwayi bakaba binjiye muri uyu munsi barwaye, turakwinjiza kugira ngo muri uyu munsi bahabone imbaraga, imibiri yabo yongeye gusubizwamo ubuzima, maze bongere kubonera ubwiza imbere yawe, maze nibongera gushinga bagahagarara bazashima urukundo rwawe. Abafite n'ibindi bibazo bitari bimwe, abahangayikishijwe n'impamvu nyinshi z'ubuzima bwo kuri iyi si, turakwinjiza kugira ngo iyo mitwaro yose tuze tuyiture imbere yawe, tuyiture ku birenge byawe, maze uturuhure dusabane nawe. Uyu munsi utubere umunezero, tubigusabye mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Reka rero Bonaparite akomeza tugezaho nimba hari amatangazo ahari kugira ngo tugane ku musozo. Nta matangazo adasanzwe uretse n'ubundi ayo gushimira abo twabanye muri iyi gahunda, kandi tunabararikira gahunda zo ku munsi w'ejo zizatangira saa 2 za mu gitondo, nibwo ikigisho kizaba gitangiye. Mbere yaho gato hazaba harimo imbo nabwo kugira ngo tuzitabira izo gahunda, kandi dukomeze no kurarika abashyitsi. Kuri icyo kijyanye n'abashyitsi, nagira ngo niba hari abashyitsi turi kumwe bashyireho videwo bo ubwabo kugira ngo tubone ko turi kumwe n'abashyitsi. Mbese ni nk'uburyo nshaka kureba ko koko iteraniro ryacu ryari ririmo abashyitsi. Abashyitsi niba barimo bashyireho videwo kugira ngo tubone ko twari turi kumwe n'abashyitsi, kugira ngo tunabakire, tunabishimire, nubwo bari banabikoze gahunda itangira. Hari abashyitsi turi kumwe cyangwa se badashyizeho na video, bashobora gushyiraho ijwi bakatubwira yuko turi kumwe kandi ko ari abashyitsi, kuko twifuza kumenya yuko iteraniro ryacu ryari ririmo abashyitsi. Yego, ndababona bari ku izina ryitwa Innocent Iradukunda, ndetse nabo bari kumwe, turabasuje cyane. Imana ibahe umugisha, kandi mwakoze kwitabira aya materaniro. Imana ibahe umugisha. Se nta bandi ejo tuzaba dufite iteraniro ritubutse kurushaho, kandi tuzaba dufite n'abashyitsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Nongera no kubibutsa yuko niba hari abantu bikigoye kuza kuri runo rubuga rwa Zoom, aya materaniro yanacagaho mu buryo bw'ako kanya, cyangwa se on direct cyangwa live ku rubuga n'ubundi rw'itorero ryacu rwa Facebook. Naho mwabwira wenda badashoboye kuza hano ko bashobora no kujya kuri Facebook nabwo bakabasha kudukurikirana neza. Ni ukubashimira rero, kandi ndashimira cyane cyane Aimable, kandi mwumvishe yuko cyagenze neza. Ahari wenda sinzi niba ari ku ruhande rwanjye, nta
nta za interruption cyangwa se gucikagurika kwabayemo, mu by'ukuri byari bimeze neza. Twese rero Imana iduhe umugisha kandi mbifurize kugira isabato nziza. Nahejo mu gitondo. Imana ibahe umugisha. Jesus.